ribu nimpamagara nditaba ibyabaye mbere y'ino mace mu gukereya ibyo bakereye ntaho bitandukaniye na mitingi y'uyu musaza ufungiye Mageragere Kabaya arye yitwa nde Mugesera yes ntaho bitandukaniye terike. N'ubundi biracyakomeje kugorana ibya Kenisi bimaze gufata indi ntera kugeza aho bamwe ari kujya kureba bakavuga bati ntakurikiranwe na ribu. Wakibaza uti ubundi byagenze bite? Twagiye twumva Kenisi arekuye bombe yicara kuri mikoro za Radio 1 aratangaza ati uvuga ngo abaturage ibi ntaho bitandukaniye ibyabaye please ribu nimpamagara nditaba ibyabaye mbere y'ino mace mu gukereya ibyo bakereye ntaho bitandukaniye na mitingi y'uyu musaza ufungiye Mageragere Kabaya arye yitwa nde Mugesera yes. Mwese cyangwa se benshi muri mwe iri wo Mugesera muramuzi ndetse n'uruhare rwe muri jenoside yakorewe abatutsi narwo muraruzi. Mu gihe twari tugitekereza ku magambo ya Kenisi kandi umunywanyi we Angeli Mutabaruka we noneho yaje abihuhura yungama ati ahubwo vuga uburyo umunyamakuru Kantano yakoreshaga mikoro mu guhamagara abantu kwivumbura no gukora ibintu bipfuye ibi bintu itangazamakuru please niba koko dukorera mu gihugu gifite umurongo ibi nabyo bigomba guhinduka. Niba hari inkuru iri kuvugwa cyane kurusha izindi mu Rwanda haba mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga ni aya magambo ya Kenisi na Mutabaruka, ariko by'umwihariko Kenisi niwe uri kugarukaho cyane. Muri jenoside yakorewe abatutsi ntabwo babifata ngo bize n'itangazamakuru mu gihe umusaruro niba ibyo tujya kuzana ibibi. Aya magambo ya Kenisi kandi yateje umubyigano ukabije ku mbuga nkoranyambaga, benshi ntibayavuzeho rumwe, aho bamwe bavugaga ko yakoresheje imvugo ikakaye, abandi bati nibyo Kenisi yavugishije ukuri. Umwe mu bafashe iya mbere mu kwerekana ko atishimiye aya magambo ya Kenisi ni Sam Karenzi, ndetse we yanagiye kure amusabira gukurikiranwa n'amategeko. Niba koko abantu bose barebwa n'amategeko akwiye kuba uwa mbere witaba ribu. Umunyamakuru Sam Karenzi yavuze ko niba abantu bose barebwa n'amategeko, mugenzi we wa Radio 1 na TV 1 akaba na perezida wa Gasogi United Kakoza Nkuriza Charles wamenyekanye ku izina rya Kenisi akwiye guhamagazwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB agasobanura uburyo agereranya abanyamakuru ba siporo n'abantu bakoze jenoside. Kutarya imboga kwa Kenisi si ibya none, kuko n'ubusanzwe ni umugabo utaripfana, udatinya kuvugisha ukuri, udaca ku ruhande ikintu ngo atinye kukinenga iyo abona ko kidakwiye. Abenshi muribuka umunsi rubura gica hagati ye n'uwari umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Bwana CP John Bosco Kabera. Iyumvire nawe. Afande reka kuva ngo turarwanya itegeko utanatwangisha n'abaturage. Ntago turi mu kurwanya itegeko kandi afande reka twumvikane. Afande ntago turi mu kurwanya itegeko. Ntago turi mu kurwanya itegeko witubekera dutega amatwi natwe tuvugisha ukuri. Ariko se ubundi mu by'ukuri uyu mugabo utagira ikintu atinya ubundi ni mu ntoki. Ariko ntugire ikibazo kuko hano wageze niho ugiye kumvira amateka ye yose ku bavutse kugeza uyu munsi. Njye nitwa Aniki, nguhaye ikaze. Amazina ye ni Kakoza Nkuriza Charles, yamenyekanye ku izina rya Kenisi. Yavutse ku itariki ya 12 Ukuboza mu mwaka wa 1982, avukira mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Yatangira amashuri muri Uganda ariko aza kuyasoreza mu Rwanda mu ishuri rya Lycée de Kigali aho yize imibare na physique. Kenisi papa w'umubyara yitabye Imana afite imyaka 7 bari mu buhungiro mu gihugu cya Uganda, bituma akurira mu buzima bugoye cyane, yiga gushakisha ubuzima akiri umwana muto. Kenisi ni umuhanzi, umunyamakuru, umuhanga mu kwamamaza, umukinnyi wa filime n'ikinamico, ayobora ibitaramo, yandika filime n'ibindi. Iyi myuga y'uruhurirane ayikesha impano yavukanye, igashyigikirwa n'ubumenyi yavomye mu ishuri. Yaravuze ati nyiri umwana nakundaga gukina utuntu, abantu bakavuga bati uyu ni umusazi, bati uyu mwana arakubagana nta nuha agaciro ibyo nkora. Ariko njye nkumva hari ikintu kindimo, kuko nashoboraga kubona umuntu nkamukoramo nk'umuvugo
nkaba namukinamo n'utuntu dusekeje. Mu mwaka w'2000 ubwo yigaga muri Lycée de Kigali mu mashuri yisumbuye nibwo yashinze ihuriro ry'abahanzi n'abaririmbyi yise The Afrolight. Avuga ko yibuka ko harimo Manase wari umucuranzi, Mico uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, Tom Close n'abandi benshi. Asoje ayisumbuye, Kenisi yagiye muri Uganda gutyaza ubwenge mu bijyanye no gutunganya ibiganiro, gutunganya amashusho n'ibindi. Yiyishyurirayo amezi 6. Kenisi yatangiye kwandika imikino yanamenyekanye nka Indyango rye yarimo Dr. Runiga, yubakiye ku nkuru y'ukuri y'ibyamubayeho n'umukobwa w'inshuti y'ubwo bajyaga kwa muganga. Muganga wo kuvura indwara agakora kuri uwo mukobwa umubiri wose. Harimo n'umukino karundura urimo umukobwa Fanete wajyaga aryamana na nyirarume, nabyo byubakiye ku nkuru yabayeho. Kandi iyo mikino yombi ikubakwa mu buryo busetsa bufasha abantu kuyikurikirana by'igihe kirekire. Kenisi igitaramo yateguye ni nacyo cyamubereye imbarutso yo kwinjira mu itangazamakuru ubwo cyaberaga kuri Kawosh mu mujyi wa Kigali. Ahahurira na Kamanzi Louis na mugenzi we Kabera bamugejejeho umushinga bafite, binjira mu biganiro byabaye ishingwa rya Radio Flash FM muri Nzeri 2004. Nyuma haje abashoramari bashya bashakaga gushinga City Radio, maze bamuha akazi. Kenisi asezera Flash FM atangira gukorana na radio nshya yari ivutse mu murwa. Ati, icyo nshaka kuvuga, ntabwo nigeze nandika ibaruwa isaba akazi mu buzima bwanjye. Icyo gihe bantumyeho umuntu bati, turashaka kudufasha gutunganya ibiganiro. Ndibuka ko bamuhaye avance y'amezi 6. Ndagenda mbwira abo kuri Flash ko ngiye kugenda. Amaze igihe kuri City Radio, yaje gusanga abantu bari kubyaza umusaruro ubwenge bwe, kandi ibyo akorera abandi nawe ashobora kubyikorera. Aza gushinga inzu itunganya amajwi ya A to Z Production. Yegera umuherwe ukomeye i Kigali, Nkusi Godfrey, aramubwira ati, nagukorera itangazo ryamamaza ariko ntunyishyure, ahubwo reka nkongerereho umiyo mudasobwa. Yegera undi amwaka mixer nawe ati, ntabwo mpita nkwishyura ariko nyuma y'uko kwezi nzakwishyura. Yahise abona ikiraka cyo kwigisha abantu porogaramu zifashishwa mu gutunganya amajwi ndetse n'amashusho zitwa Adobe, maze asaruramo $3,700,000 yishyura abamukopye bose. Kenisi yaje kuzana igitekerezo cyo gushinga radio ye bwite, atijwe umurindi n'ibiraka byinshi yari afite icyo gihe. Yararebye ngo abona ko gukomeza gukorera abandi bitari kumunyura neza, afata umwanzuro ahamagara inshuti ze azibwira igitekerezo yari afite cyo gushinga radio ye, abasaba kuba abafatanyabikorwa, maze ngo baramuseka cyane, ariko we ngo ntabwo byamuciye intege. Yatangiye ari umunyamakuru ukorera abandi, ariko nawe aza gushinga igitangazamakuru cye cyitwa Radio 1. Agitangirira mu rugo iwe aho yabaga i Gikondo. Nyuma yaho haje kwiyongeraho na televiziyo ayita TV1. Uretse kuba ari umuyobozi w'ibitangazamakuru byombi, ni n'umunyamakuru, umuririmbyi, umuyobozi w'ikipe ya Gasogi FC n'ibindi byinshi akora bitandukanye. Avuga ko guhabwa umurongo radio ivugiraho byari bigoye cyane, ariko yari yarabisabye. Amafaranga abonye akaguramo ibikoresho akabibika. Nanone kandi Kenisi yavuze ko iyi radio yatangiriye mu bibazo bya mikoro make, ariko igenda ibyigobotora. Byose bikomeza intego ari ugushinga na televiziyo, kandi koko ni nako byagenze. TV1 ivuka ku itariki 18 Mutarama 2014. Nyuma y'igihe rero iyi radio ikora, haje kumvikana inkuru y'urubanza rwo waregaga Kenisi avuga ko bashinganye iyi radio, ariko akaza kwirukanwa binyuranyije n'amategeko. Imyanzuro y'urwo rubanza yashyizwe ahagaragara n'urukiko rw'ubucuruzi rwa Nyarugenge ku itariki 31 z'ukwa mbere 2013. Rwanzuye ko Nyagatare Jean-Luc atari umunyamigabane muri Radio 1 kuko atigeze yubereza amasezerano yagiranye n'uwo bafatanyije kuyishinga ari we Kenisi. Amwe muri aya masezerano atarubahirijwe nuko Nyagatare atigeze atanga umugabane we wose ubwo iyi radio yashingwaga. Yatanze $9,000,000 gusa, mu gihe we n'uwo bari bafatanyije ari we Kenisi buri umwe yagombaga gutanga amafaranga angana na $35,000,000. Radio 1 na TV1 ni ibitangazamakuru byanditse izina hano mu Rwanda mu gukorera ubuvugizi abaturage, ibibazo byabo bigakemuka. Aha twavuga nk'ikibazo cya kamera zo ku muhanda. Abaturage binubiraga ko zibandikira kandi bari ku muvuduko muto. Iki kibazo mu gukemuka kwacyo, Kenisi yabigizemo uruhare rukomeye cyane ubwo yajyaga impaka zikomeye n'umuvugizi mukuru wa polisi y'u Rwanda, Bwana CP John Bosco Kabera.
afande reka kuvuga ngo turarwanya itegeko utanatwangisha n'abaturage. Ntabwo turi mu kurwanya itegeko kandi afande reka twumvikane. Afande ntabwo turi mu kurwanya itegeko. Ntabwo turi mu kurwanya itegeko, witubekera dutega amatwi natwe tuvugisha ukuri. Izi mpaka zumvikanye mu kiganiro yarashe cya TV1 cyatambutse tariki 17 Ugushyingo 2021, kibandaga ku bantu binubira amande bacibwa bitewe n'izi kamera zasaga n'izihishe n'ibyapa bidahuza n'izo kamera. Muri iki kiganiro kandi Kenisi wari kumwe na Ange Mutabaruka babanje gusobanura uburyo abatwara ibinyabiziga bacibwa amande menshi mu buryo bisa akarengane bitewe no kudahuza kw'izo kamera zo ku muhanda ndetse n'ibyapa. Ku itariki 27 Mutarama 2024 wongeye kumvikana inkuru yavugaga kuri Kenisi no ku kipe abereye umuyobozi ya Gasogi United FC, aho yatangaje ko asheshe ikipe kubera ibyo yise umwanda ubwo yari amaze gutsindwa na AS Kigali igitego kimwe ku busa bwa Gasogi mu mukino wa shampiyona. Ati ntabwo dushobora gukomeza kuko iyo ubyinanye n'inkende zigukozaho imirizo yazo, ntabwo ari amarangamutima kuko ubutumwa amaze no kubuha abakinnyi n'abatoza. Icyo gihe umunyamabanga wa Ferwafa Kalisa Adolphe yavuze ko muri Ruhago buri kimwe cyose cyateganyijwe, ko harimo n'amategeko ahana abatagize ibyo bubahiriza. Yavuze ko ubusanzwe ugize icyo anenga ku misifurire mu ruhame hari itegeko rimuhana, yaba umutoza cyangwa se umukinnyi. Icyo gihe inama ya komisiyo ishinzwe imyitwarire muri Ferwafa yari yavuze ko Kenisi yatesheje agaciro umusifuzi wo hagati aho ishakiye Baritazari, maze ahanishwa guhagarikwa mu mikino 4 isubitsweho 2 ndetse n'ihazaba 50,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Gasogi United yagarutse ikina umukino w'umunsi wa 19 wa shampiyona ubwo yanganyaga na Kiyovu Sport igitego 1-1 hari ku itariki ya 3 Gashyantare 2024. Mu buzima busanzwe Kenisi ni umugabo udakunda gucecekeshwa, ni umugabo urakara cyane ndetse akanabigaragaza mu gihe arenganyijwe cyangwa abonye urengana. Ni umugabo wubatse ufite umugore n'abana 3. Ngayo nguko rero ngibyo bya Kenisi nyiri TV1 na Radio 1, umugabo w'udushya twinshi. Ibyo reka tube tubisubikiye. Ese wari udukurikiye Kenisi uramwemera? Niba umwemera se umwemerera iki? Reka tuganire muri comment. Wakoze cyane kubana natwe, Imana ikurinde.